twagiye muri vacances twagiye gusura shangazi wacu mu Ruhango adusaba ko twaza kuzinduka twari bubyuke dufite ibirori adusaba ko tuza kuzinduka kugira ngo dutegure kuko twakundaga kuryamira cyane ararasutse amazi mu ibase kugira ngo nidutinda kubyuka aze kuyatumenaho ayaraza hanze kugira ngo aze kuba konje rero yararyamye turara twiga imigambi y'ukuntu turi bumucike turabyuka dufata imyenda tuyukoramo abana turayiryamisha ireshya nk'uko tungana hanyuma turayorosa turihisha twese aba brother banje bazamuka hejuru barihisha nyine ngenje inyuma y'urugi hanyuma shangazi arabyuka asanga turacyaryamye kandi ari imyenda twahashyize abafasha amazi yamenaho abona ntago abantu bari kunyeganyega araza yorosoye abona asanga ni imyenda arababara cyane cyane duhita duseka nyine araza buri wese yafashe inkoni ajya gukubita buri wese yirukanse icyo kibazo cyo najya Mwiriwe neza abateze amatwi FB 155 TV. Hanyuma twakiriye umukobwa mwiza cyane umeze neza, umukobwa uri beauty natural. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Twishimira kukwakira kuri channel yacu. Hanyuma amazina bakwita nde? Koze nitwa Umuhoza Nyirandamutsa Kevin. Yego. Umuhoza Nyirandamutsa Kevin. Ni ukuvuga ngo bura akazina ka Kevin gasobanura iki ubundi? Kevin sobanura bw'izina Kevin ni burebure ariko mu mucamake Kevin ni umuntu w'umutesi. Yego. Ya ni umuntu w'umutesi Kevin ariko Kevin nanone? Ya Kevin ni umuntu uba ari seriye cyane. Uri serious. Yego. Ni umuntu adakunda akavuyo. Umuntu ugira urukundo rwinshi cyane. Exactly. Nanone ni umuntu ukunda gufunga umutwe. Kevin bakunda gufunga umutwe. Yego. Ariko ni umuntu ukunze kuba ari natural mu bintu bye byose. Yego. Mu ncamake Kevin nongo koko uri umutesi biragaragara. Nagari cyane. Uri umutesi biragaragara kabisa. Hanyuma se ubundi bakunda kukwita nde? You have a nickname? Yego. Okay. Tubwire. Ku ishuri biga muri secondaire nibwo bamembye akazina ka Gisabo. Gisabo. Yego. Uyu mukobwa uze kudufatira amafoto yiwe tuze kureba koko niba ateye nka wa wundi bavuze bakwitaga Gisabo. Yesu wari uteye neza. Wari uteye neza ariko n'ubu ngubu uteye neza by the way. Turabona ukiri mu kuntu byaragabanutse ariko byagenze bite kugira ngo bigende? Hari igihe umuntu ageramo bikaba ngombwa ko ananuka cyangwa se abyibuha. Life tubayemo byo nibisanzwe kuri buri yenda hari ikibura buriya uzashaka ukuntu wongera kubisubiza ku murongo Gisabo ryawe wongere urisubirane. Hanyuma uvuze ubuzima busanzwe uvuze yuko bakwitaga Gisabo ku ishuri. Iyo mu buzima busanzwe ubundi uri muntu ki? Mbese mu buzima busanzwe uri muntu ki? Witwara gute muri societe nyarwanda kugira ngo nukubona wese ajya avuga ati uriya muntu ni kanaka? Hanyuma ikindi kijyanye no ku busobanuro Kevin wavuze ubusobanuro bwinshi. Abantu ndasaba ko baza kujya muri comment bakatubwira niba utatubeshye, sibyo? Nacyoze. Baze kujya mu comment baduterere comment batubwire bati Kevin n'uyu nguyu koko ibyo yavuze ni ukuri kandi nizere yuko izina ryawe ari ryo muntu uwo wavuze ari we uri we.
hanyuma mu buzima busanzwe rero ubayeho gute? Reka tubanze ku kintu cyo ku ishuri. Amashuri yawe abanza wayigiye hehe se? Wararangije segonderi? Wabayeho gute? Wabanaga n'abanyeshuri gute? Ku ishuri byari bimeze bite? Urugendo rw'ishuri rwawe rwari ruhagaze gute kugeza urangije segonderi? Primary guhera materineri ya mbere kugeza mu ya gatatu, kuzamuka guhera mu wa mbere pirimeri kugera mu wa gatatu, nigaga mu Ruhango kuri GS Munini, hanyuma nkomereza i Kigali, nigaga Kimisagara, ni naho nasoreje segonderi. Ntabwo nabashije gukomeza kaminuza, nahise nyacumbikiraho kwiga ibintu bijyanye n'imyuga. Niga bakery and pastry, gukora ibintu bijyanye n'imigati, amandazi, ibintu nyine bikorwa mu ifarini. Yego. Hanyuma niga n'ibintu bya salo. Yego. Kevin bavuze yuko ngo ari naco, sibyo? Mu bintu rero bya naturere bikuranga, salo nimba yizi ibyo ari byo byose, uri na naturere koko. Uri naturere. Ni umukobwa Kevin umubona utisiga ibintu by'ibirungo bya bindi by'abakobwa, ni umukobwa udasukwa. Mbese umubonye mu nzira uretse cyakubwira yuko atari umurokore, ni ipantaro yonyine yabwiye ko atari umurokore. Ariko ubundi ni umukobwa mwiza rero. Hanyuma se uri single buriya ko turi kubona hari ukuntu kirimo muto y'ukuntu? Njye ndi single. Hanyuma ufite iyerekwa aritambutse? Ufite iyerekwa aritambutse ariko ufite na gahunda. Ukeneye umuntu ufite gahunda pani ibintu by'imikino. Yego. Uraza gutanga akanimero cyangwa gatanga? Akanimero baze kugasaba muri comment, turaza kukabahereza. Yes, mwumvishe rero abakurikiye iki kiganiro, mu by'ukuri umukobwa wacu akeneye umuntu ufite gahunda, akeneye umuntu uvuga ngo ngwino nkujyane mu rugo ndabona wavamo umugore. Hanyuma mu buzima busanzwe rero societe nyarwanda igufata gute? Abo bana nabo mu kazi ka buri munsi se, abo uburimo, mbese societe nyarwanda mbese ubundi bagufata gute ukurikije nawe ubwawe uko wiyizi? Bagufata gute? Ukuntu ngaragara muri societe, cyane cyane abo dukorana mu kazi ka buri munsi, yewe ndabona ukunda gushyira ibintu byanjye kuri gahunda. Sinkunda umuntu mba nakoze ikintu ngaza mvangire, cyangwa se nimba napanze iki uhita ukora iki ngiki, ntabwo mbikunda. Muri make wanga umuntu ukuvuguruza? Nanga umuntu mvuguruza. Akenshi bikunze kugaragara nk'aho nkunda gutegeka, abantu bakavuga nyine ko nkunda gutegeka, ariko naho biba byavuye. None se nta kuntu buriya n'umugabo wawe buriya wazajya umubwira ati ngiye nshaka ibi ngibi, ndavuze ngo nshaka ibi? Oya, njyewe iyo ndi mu rukundo ntago ruhura cyane n'imyitwarire mba mfite mu buzima busanzwe. Ndi umuntu ugira intege nke cyane mu rukundo, mfite umutima woroshye iyo ngeze mu rukundo, ariko mu buzima bwo hanze mba ngaragara nk'aho ndi shy. Hanyuma tugusanze ahantu hari view nziza, hasa neza, ikirere cyiza, Igicumbi. Turi kuri hoteli bita Nice Garden, aho twasuye umukobwa wacu Kevin Umuhoza. Yego. Hanyuma irindi ryo ntaryibagiwe, twihangane nakwibagiriwe izina, ariko tugusanze kuri hoteli Nice Garden. Hanyuma muri Nice Garden ukora ibyo ngibyo bya bakery. Muri Nice Garden ubundi iyi hoteli yanyu ikora ite? Mbese mwakira abantu gute? Ibyo ukora aba ari byo uheraho utubwira kugira ngo tugere no ku bindi mukora, abantu bajye babagana. Rega tuba dukeneye n'abantu baza kubateza imbere. Murakoze. Muri Nice Garden ni hoteli iherereye i Gicumbi. Nice Garden ni hoteli nziza, buri muntu wese uhageze yakifuza kuhaguma. Nice Garden njye ndi receptioniste wabo. Dufitemo serivisi zose ushobora gusanga muri hoteli. Yego. Twakira amanama, twakira ubukwe, ibirori bitandukanye,
twakira n'abantu bakeneye kuruhuka, dufite amashambure meza cyane, uraryama ukasinzira neza cyane rwose. Hari view nziza ushobora kuba uhagaze ukareba Gicumbi yose. Ntabwo hashyuha cyane, haba harimo akazuba kavanze n'akayaga. N'ahantu buri wese yakifuza gutemberera. Muhawe ikaze muri Nice Garden Hotel. Okay, urakoze cyane. Hanyuma abantu rero batazi kuri Nice Garden Hotel, uvuye mu mujyi ni nk'ibirometero 5 uvuye mu mujyi. Hanyuma haturanye, ubu uri kujya kuri stade ya Gicumbi, haturanye n'Urumuri na Hotel Urumuri. Nuvuga ngo ni inzu nziza cyane ihari nshyashya iri ku muhanda, mbese nta mayobera ahari. Hanyuma rero utubwiye ibintu byinshi cyane ku buzima bwawe, ariko se mu by'ukuri ni ikihe kintu mu buzima kigushimisha? Ikintu kinshimisha mu buzima ni ko ari byinshi. Nshobora no kukubona nyine wowe wishimye nkumva nyine nanjye ndishimye, nyine kubona abandi bishimye nanjye biranshimisha. Hanyuma ni ikihe kintu cyakubayeho mu bwana bwawe utajya wibagirwa, ku buryo uvuga ati sha aha ngaha ho rwose nzabyibagirwa nyine ntakirimo mwuka? Twari twagiye muri vacances, twagiye gusura shangazi wacu mu Ruhango. Adusaba ko twaza kuzinduka, twari bubyuke dufite ibirori, adusaba ko tuza kuzinduka kugira ngo dutegure, kuko twakundaga kuryamira cyane. Ararasutse amazi mu ibase kugira ngo nidutinda kubyuka aze kuyatumenaho. Ayaraza hanze kugira ngo aze kuba konje. Rero yararyamye, turara twiga imigambi y'ukuntu turi bumucike. Turabyuka dufata imyenda tuyukoramo abana, turayiryamisha ireshya nk'uko tungana. Hanyuma turayorosa, turihisha twese. Aba brother banje bazamuka hejuru barihisha nyine, njye inyuma y'urugi. Hanyuma shangazi arabyuka, asanga turacyaryamye kandi ari imyenda twahashyize. Abafasha amazi ayamenaho, abona ntago abantu bari kunyeganyega. Araza yorosoye, abona asanga ni imyenda. Arababara cyane cyane, duhita duseka nyine. Araza buri wese yafashe inkoni ajya gukubita buri wese yirukanse. Icyo kintu cyo najya nibagirwa cy'ubugoryi numva twakoze mu bwana bwacu. Iyo ni nka souvenir, n'aba ngabo iyo babonye uravuga ati sha twakoze iki kintu kabisa. Ntabwo bose bajya babyibuka. Hanyuma rero mu buzima busanzwe hari izindi mpano usanga twibitseho bitari ibyo twize, ukavuga ati iki kintu ni ikintu navukanye kiri natural, njyewe ubwanjye nka Kevin ikintu nkiyiziho, uretse kuba wenda uteye nk'igisabo. Iyo miterere yawe hari wakubwiye ko yari yamwattractinga? Benshi cyane cyane. Kuvuga ngo umukobwa yifitiye icyizere rero Kevin wacu. Hanyuma ni iyihe mpano uzi wifiteho ku buryo uvuga ati cyakoze iki kintu ndakizi better than these things? Yego. Ni igiki? Njyewe nkundwa n'abantu cyane, kandi nkakunda kuganira nabo cyane. Hari ukuntu umuntu aba afite nka stress cyangwa afite ibibazo, mukaganira akumva nyine araruhutse. Nshobora kuba mfite impano nyine yo kuba naruhura abantu, ariko nkaba ntazi uburyo ndashaka uburyo nabigenzamo nkayibyaza umusaruro. Ariko icyo kintu nyizi, nkunda kwita ku bantu cyane. Urumva rero umuntu uzaba umukunzi wawe azaba yarabitomboreyemo, ibyo ari byo byose ntazababara ku bwawe. Ndi umuhoza nyine ngo bana kabisa. Sasa uradusekeje kandi ibintu bitubwiye ni byiza. Hanyuma ukunda kuririmba? Ndabikunda, ariko ntabwo mfite ijwi ryiza ryo kuba naririmba. Ibyo ari byo byose nyine ufite ibindi bintu byawe uvuga ati ibi nibyo byanjye. Hanyuma se uri ukunda kumva nk'iyo uri kumva indirimbo, ukunda kumva indirimbo bwoko ki?
nkunda kumva indirimbo zituje cyane cyane z'Imana n'amaririkisi yo mu cyongereza. Iyo numva ndi stress mu mutwe niyo amfasha cyane. Ndazikunda indirimbo zituje zitarimo ibintu bidunda cyane. Hanyuma se ukunda uyu muhanzi buriya muri gospel? Muri gospel umuhanzi nkunda cyane ko bigoye guhitamo, ariko nyine ubona uhiga abandi. nkunda Vestina na Dorcas. Ukunda ba bana babiri. Yego. Hanyuma se muri izi ndirimbo za secular music? Nkunda Renaissance. Renaissance. Museka kimwe? Merci. Museka kimwe. Isura itarahinduka, hari igihe abantu bajyaga banga ngo tujya gusa ukuntu ndamukunda cyane. Iyo afite akanatirere adasutswe mujya gusa n'ubwa mbere babikubwira, abandi barabikubwira ariko. Yego. Yes. Hanyuma rero turi mu gusoza, ubu ngubu hari ikintu utambwiye. Ubu ngubu muri Nice Garden ukora iki? Wambwiye kuri receptionist. Hanyuma ubu ngubu none ahangaha baramutse bakubwiye ngo ubu tuganiriye, ubwira tubonye umugabo, igikintu wacyakira gute? Mbonye umugabo gute se bubuye buryo? Umugabo wenda umuzi. Yego. Wari umuzi enda nkuko ushobora kubona uno cameraman, umuntu akaza agaturuka nk'ari inyuma akakubwira ngo Kevin, ngo uyu mu cameraman akubereye umugabo. Ni Imana ibimbwiye. Ushaka umugabo, kumva ngo nyine ngo mbonye umugabo, ntago nabyakira neza ko yuko no gushaka mba numva nyine ari hatari. Biratinyitse mukuru. Hanyuma rero ubu ngubu none tuvugana tugiye gusoza, ariko nubuhe butumwa wagenera urubyiruko rukijagaraye rudashaka gukora, rwumva yuko rwajya cyane cyane abakobwa rwajya rufata amafaranga y'abagabo baruhereje aho gukura amaboko mu mufuka ngo bakore? Nama nagira urubyiruko cyane cyane abakobwa bagenzi banjye, bakura amaboko mu mufuka bakore. Iyo wakoze ufite ubushake, kumva ikintu ugiye gukora ugikunze, uko byagenda kose kirakunda. Ntago ngiye mbaho numva nabaho nsapotingwa n'abantu cyane. Hari igihe nyine dukenera support y'abantu, ariko ntago buri munsi ntago mba numva nasapotingwa n'abantu. Bakora amaboko mu mufuka bakore, bo guhora bategereje aba bagabo, kuko n'ubundi ayaguha ntago ayaguha for nothing. Ayaguha ari uko nawe wabigenjeje, hari ibyo mwakoze. Kandi uko ugenda urushaho kugira ibintu ugira nyine uri gutakaza imbaraga zo kuba wakora kugira ngo witeze imbere, bigera bikakugera chronique kugeza ubwo uhora urindiriye kwakira ibyo baguhaye. Yes. Hanyuma ndashaka ko tuzakora ikiganiro noneho uri kwereka abantu ukuntu bakora imigati cyangwa se keke cyangwa se capati mu buryo bworoshye, kuko umuntu aba yibereye mu rugo akavuga ati reka nkore snacks zo kwirira, atari ngombwa kujya kuri boutique. Rero ubwo ndumva indi part 2 tuzareba ukuntu tubona ibikoresho neza, hanyuma wigisha abantu gukora imigati, capati n'izindi snacks zoroheje zitagoye. Hanyuma nizere yuko kandi abantu bawe bari buze kukubaza ibibazo muri comment, uze kujya kuri channel yacu. Hanyuma yari umuhungu wanyu Dimples Arsene Ndikumana. Twakira abatumirwa bagiye batandukanye. Rero uyu munsi twe twabashatse kuganiriza uyu mwana w'umukobwa cyangwa se iyi nkumi y'umukobwa ikeneye umutipe ufite gahunda. Rero ufite yerekwa ajye muri comment, kore subscribe, akore comment, hanyuma ubundi bindi Imana idona umugisha. Ciao ciao.